abantu twese muri rusange tubayeho, amaso yacu arabibona, twarabyawe cyangwa se twararemwe, twese nyine turabibona, ariko abenshi muri twebwe ntabwo turiho, ni ugupfa kubaho, nta cyanga cy'ubuzima twumva. Akaba ariyo mpamvu turi aha ngaha aka kanya, mbere y'uko tuganira cyangwa se mbere y'uko tuvuga bimwe bitandukanye bishobora gutuma tubaho kandi tunariho, cyangwa se ikintu gishobora kukwereka ko abantu tupfa kubaho, munyemerere mbanze mbashimire. Ndashimira buri umwe wese wahisemo kubana nanjye kuri aya meza y'ukubaho, kandi ndashimira buri umwe wese udahwema gusangiza abandi ubu butumwa, kugira ngo nyine tuberane abo mumaro, kugira ngo dufatanyirize hamwe, duhane imbaraga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So munyemerere mwese muri rusange mbifuriza amahoro, urukundo, umunezero, gukiranuka ndetse n'ubupfura. Mujye mu bifura aho muciye hose, kuko nicyo kintu cyonyine kibasha kuguhereza ubuzima bw'umudendezo. Nta kintu kiryoha nko kubaho ufite umutima utagucira urubanza. Aka kanya munyemerere dutekereze ku kintu gikurikira. Abantu twese akenshi iyo tuvuga ntago haburamo ijambo Yesu cyangwa se Imana mu kanwa kacu. Twaba turi gukora ibyiza, twaba turi gukora ibibi, icyo kintu ntago kibura. Yewe niyo hari umunsi wo gusenga cyangwa se umunsi w'amateraniro, insengero turazuzura. Hakwitegereza muntu ukabona nta rukundo afite, ukamuburamo urukundo, ukamuburamo ibikorwa by'urukundo, donc ukabona nta kintu bimubwiye, ariko kandi mu kanwa ke, mu magambo ye ntago haburamo Imana. Ibi bintu byanteye gutekereza, nsanga ibi ngibi ari ukubaho ariko tutariho, donc ni ugupfa kubaho. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo utazi Imana ntago yakunda. Bivuga ngo nubwo twavuga Imana gute, nubwo twayiririmba, nubwo twayibyinira, ariko tutagira urukundo ntago twaba tuzi Imana. Ariko kandi ngo udakunda nawe ntabwo azi Imana. Bivuga ngo ibyo twakora byose, umuntu adafite urukundo, ubuzima bwe ntago babuzi Imana. Akenshi hari ikintu twirengagiza, ariko nyamara ushobora gusanga ari ukuri. Ngira ngo dutekerezeho. Ntekereza ko kubera ko twamenye Imana tuyibwirijwe cyangwa se biciye mu matwi yacu, natwe tuyitunga mu magambo, ariko ugasanga ubuzima bwacu ntago buyizi, ubuzima bwacu ntago buzi Imana. Njyewe niko nibwira. Nkaba nagira ngo rero twibukiranye twese muri rusange ko Imana atari amagambo, ko Imana atari ibindi bintu bindi bihambaye. Imana ni urukundo. Umuntu wese wumva ko afite ukubaho kw'Imana mu buzima bwe, niyitoze gukunda. Igihe cyose wibwira ibyo ngibyo ariko udafite urukundo, ni ukuvuga ngo urishuka. Donc abantu bakwitegereza nta Mana bakubonamo. Ni ukuvuga ngo ufite Imana ku rurimi, ufite Imana ku munwa wawe, ariko ubuzima bwawe ntabwo buyizi. Ese birakwiye ko dukomeza kubaho gutya? Birakwiye ko dukomeza kuvuga ngo Imana? Ese ibyo ngibyo bizatumarira iki? Ese ibyo bintu bizatugeza hehe? Ese ntago mubona ko impamvu ubuzima butadukundira, ntago mubona ko impamvu bidakunda ari uko tudafite ukubaho kw'Imana mu buzima bwacu? Donc ni ukuvuga ngo twege dufite Imana mu magambo, twayibwirijwe mu magambo, tuyibwirizwa n'abandi, ariko ntago nyine tuyizi. Ntago ubuzima bwacu buzi ngo mbese Imana ninde, Imana donc turayivuga mu bitabo, mu bintu byinshi bitandukanye, ariko igihe cyose tudakunda, ni ikintu cyerekana ko iyo Mana tutayizi, ni ikintu cyerekana ko iyo Mana tuyivuga ku rurimi gusa. So nkaba nagira ngo rero buri umwe wese, twese muri rusange twisuzume.
wicare utekereze uvuga utari ku bundi ngewe nzi Imana. Bien sûr uri bwibwire ko uyumva, ariko noneho kera ko Imana igipimo cyayo cyangwa se isura yayo hari urukundo, basi ibibazo utari ku bundi ngira urukundo, ubundi ndakunda. Ese mu by'ukuri niba ntakunda ubwo ngiye mpurira hehe n'Imana? Twibuke ko urukundo ni rwiza, urukundo ntirutera umubabaro, urukundo rubabarira byose, urukundo ntirwirarira, urukundo nyarukundo, ya shusho y'Imana, rya tegeko Imana yaduhaye katubwira ati mukundane bamwe ku bandi. Mbahaye itegeko rimwe ryonyine, mukundane. Ni ukuvuga ngo uramutse ukunze mugenzi wawe byaba bihagije. Nta kintu na kimwe bitumare, nta n'ikintu na kimwe bizigera bitumarira kwirirwa dusenga, kwirirwa turirimba, kwirirwa tubyina. Nako nabonye dusigaye turirimba urukundo kuruta uko dutanga n'urukundo. So munyemerere twese muri rusange nkuko nabivuze twongere twitekerezeho, turebe ingano y'urukundo dufite muri twebwe. Twibuke ko ari twebwe dufite inshingano zo gukunda, tudafite inshingano, ntaba dufite inshingano. Donc twebwe ntago dufite gukunda ngo natwe dukundwe. Oya, iki tureba ni ugukunda gusa. Ese urakunda? Ugira urukundo mu by'ukuri? Uwo mutima wawe wibwira kuza Imana uri mu rukundo? Niba urukundo rutari mu mutima wawe, nawe mu buzima bwawe hatari mu rukundo, niba urobanura ku butoni, niba uvuga ngo uriya, donc niba ubona udafite urukundo nyarukundo, tangira urugendo rwo gushaka Imana mu buzima bwawe. Tangira urugendo rwo gushaka Imana, mumenyane, uyitunge, uyivuga ariko munaziranye, nibwo ibintu bizakunda. Ese ntago muzi ko nta Mana ari nta buzima? Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo nta rukundo nta buzima. Ibibazo byose dufite, ugukomereka k'imitima, ubukene, ibiki byose nuko twabuze urukundo muri twebwe. Ibura ry'urukundo muri twebwe ni ukubura kw'Imana mu buzima bwacu. So munyemere twese muri rusange dutekereze, duhindura imyumvire, maze tubeho turiho, kandi tubere n'abandi ab'umumaro. Tuzirikana ko tudafite Imana ubwo bushobozi ntabwo twabona, kuko nta Mana nta buzima. À méditer, échanger.